none se anko itegeko ko abantu bose abari abakene kuki shari ibyo maze igihe nibaza ni ibi baka kuburi anko ubu uri umukene kubera icyo ubyibaza none se anko iyo ubukene bukunaniye kubwivanamo nta nubwo burambirwa cyangwa bwarakuryohanye yarigenge nkeka ko bwishimiye ntabwo mbwishimiye bigaragazwa n'iki nuko mbivuga imvugo niyo ngiro se shari ubu twarya ku mwaka ushize nibyo tukirya papi wumva ubuzima butari kugenda buhinduka bugana heza ngiye rwose vuba nshoboye gushaka n'indi famiye ngaho se shari ntaho ngiye rero ngiye kubwira ngo mvukane na mama se mama hamwe mutumbire imame hamwe ahubwo inzara inyice rifuwe humura mfite aka business ngiye gushinga anko karabe kazazana amafaranga ariko ubundi uretse umwaka kugira ngo wari umugabo ndusha ubwenge no kumenya gute bizwi n'umwishwa wawe sinagiye mu kimota aravuga ngo ntacyo kimaze simaze kuba perezida wabo ariko nacyafite mwarimu w'umumotari tugenda business nayo ikubwira wumva wombera kasha Salama perezida. Bimeze bite siko mbona nta bantu bahari? Dore niki mfana na koperative ya Nyaxo. iki sada None se mubwiye abantu isaha barahageze barababuye. Nyaxo wowe ubwawe wivugiye ngo iki? abamotari batinze ariko buriya nambutiyaje mu muhanda Oya rwose ibi ntabyo. Ambutiyaje yahe? Yesu ubu nagenderaga mu kirere. ariko sada we ntujya uti Noneho turi kwishyurana. utonde nk'isaha imwe bose baraba bagize dutangiye Isaha Nyaxo uno munsi mbare nk'udahari. iki Nyuma y'iyo saha ndabona ngiye mu bindi bintu. ibiki Mfite ubukwe bwa sister rero kandi ninjura mwambari. Ntago nabura kubujyamo rero ngo naya makoperative. Ngiye mbwigiye nzazira ndaje mbura abantu. Niba nsanze ibintu byawe bitaratungana ibyo ntago bindeba. ubukwe buruta abavandimwe b'abamotari mwirirwana mu muhanda Impamvu nuko kimbona hano. Umusanzu wanjye ndaza kohereza kuri momo. utinda wajya amani Ninzwa niki ningera ku muhanda ndahita mbikora. Urisere ko bakuriye isambu yose muri bucece yose barayigira shira mu Rwanda ariko si uko ntabwo tuzongera gukira uturaso ku mubiri kubera abatubuzi ubuyobozi soko nabwo bikoze ikigari cyo nibaza nanjye nkubaze ariko ikibazo naza kugitanga nitudakemura iki kibazo cya bucece nta kindi kintu turiho twateraniye utucira turembeje wowe kabyara umuntu arikora akazi akavuga ngo abamotari bose ntabwo byakunda amahoro bafashire batubwire niba bari kubonera n'abamotari mwaramutse neza ko tutasuhuzikanye ese ko mbona nta murarera ni amahoro perezida wagira morale n'ubu bukene mucanga mukijya kuganira muhari kandi munkurikiye gusa arabona tudahari perezida wagira ngo arajya abyuka nk'ibyuka aho ngaho n'ufite ndi kumva gusa si utunyoni turi kuvuga kuko si ubundi mwabagabo mwe birakwiye ko tuzadura tujya kuvuga ku bibazo gusa kuba wabiteye buri kugira ngo bigende bite ntabyo bakumvira igihe uzarekera kujya ujya kugura indaya mwamara gukora ibyo mukora n'uyishyura nibwo ibibazo bya koperative yacu bizarangira ngaho nabivuga iby'indaya bijemo gute siho zamuye iby'ibibazo ubwo si ikintu gihangayikishije koperative ni ndaya kurusha ubukene ubukene se nibuterwa n'izo ndaya nyine naronge asabanga zinyishyurira se ngavuge ko ariyo mpamvu akene ese koko denja nawe ujya kugura indaya we nazo rwarambikanye karana uba kubajeho wambonye ngura indaya wahavuga none se barakubeshyera denja ariko ntabwo uransubiza ibyo nakubajije niko burya ujya kugura indaya iyo umubiri wanze da Jesus wanze iki ufite ubushemu bwa payasi none se nta mugore ugira imodoka iba ikeneye kugerageza ibindi binambare abana bawe nibo ngirira impuhwe inyishinga yewe wewe nta n'uwakwishinga ariko wa mugabo ngewe nakugira inama wakwigumira ku mugore wawe w'isezerano wazanahaguka ukamenya ko ari wowe nawe se uragenda wiruka mu byo ubonye byose naho imana irarinda hako se ko mwese mwanyihaye ubu turebye neza twasanga njye nyine ufite fagitire yo mu migisha aho neza mu migira umwahise mu migisha da imigisha yihe kari umwaho bite sha ni byiza papa ntabwo ari buze mu nama arwaye kamuhamagara oya si ngombwa kuko telefone yo ntabwo ikiracana alo niko you think say they why weho naso nimukamenyere ugenda umubwire ngo aho tuzahurira afite ibyazasobanura kandi arwaye
ntabwo azakira. azakira bigoranye. Arwaye iki? Kwijima kubera gutwara abagenzi benshi. Peti uri muzima. Nako ari mu gifungo. Ararwaye ari mu gifungo. Arwariye mu gifungo. Genda ndivuganira nawe. Nihangane n'umwana wa Sirasi yaraje kumbwira ko ataraboneka. Sirasi nagira afatirwa ibyemezo. Cyangwa koperative niyo tukaba tutabizi. Yabiyese mu burenganzira bwo gusiba igihe cyose ashakiye. Kandi inkunga yije wiheraho. Perezida nawe yarigengede ubutabera bwawe. Abona nabo. Sirasi narinzi ko yahindutse ariko ndabona kimeze nka mbere. Mumundekere ndaza kumufatira icyemezo. Ikibazo buri gihe ukutubwira bikarangira najyana hawe. Njye nkeka ko Sirasi avukana na perezida. Ese ni gute umuntu akora amakosa 2-3 dahama kandi agakomeza gakora. Abagabo bandi nako. Oh my god. Soterwa nk'abantu. Iyaba twagoteraga ke. Usasigaho nawe warengereye. Urabona ukuntu mwihaye denge nkaho mwebwe muri ntunga. Buri wese ngiye muvuga ibyo muzi. Muzi ko nta n'uwakongera kuvuga. Perezida nukorora ingeso. Ubu deja tumukomera amashyi ibyo akora ni. Sivyo ariko ngo bagenzi be kumukomera nagaba ari byo. Nge rwose umuntu wishora mu buraya naciye ku ruhande ndamugaye. Ariko bishimisha no mubi. Mboromba bwire. Niba ari n'indayangura. Si abagore banyungura, si abana banyungura, sinabashiki banyungura. Kandi niba nanabagura nakazi kabo kuko nanumwe mba nasanze mu rugo. Ikindi kandi mba nabaguza yanjye. Abana bazimu bafite umubyeyi. Byahe karekera kigenda. Umvikane rero. Njye akunzana mu kanwa ke tubabi. Ubundi muramubazi. Mubazi vora. Niba ari imbwa yamaze. Ntukambere mubonye umugabo w'imbwa. Perezida nawe. Wumvaga ndi bugushime se nutareka zirangeso yawe tuzagukura muri koperative yacu. Kuko ndi umumotari wese akubonye akubona mushisha koperative. Twakwitambukira abagenzi bawe muri koperative mu bana udire wa mumotari w'indaya. Nzi naho bazigurira se sha. Perezida ntabwo uzongera kuzigura. Ariko aba nabo bagabanya amarere. Ibyo nanjye nababwiye kugura indaya so gucinga amabere. Ubundi hari utakwikosora. Singaone. Maze inama ya Murambi wasanga afite gahunda na Nayira. Uyazi gahunda mfite. Kezi ndababwiye ngo musika wo muri kundi mwana. Nta ntuguri ndabaho. Nk'abagabo mwe murabizi yo ndakaye. Sinze gufubusa nama. Nta kibazo muyobozi. Teka ikintu cyatumye mu mamagaza kuvuga ku buraya bwa denje. Muyobozi nagariki. Ubundi perezida. Ikintu cyatumye twebwe nk'abanyamuryango b'i koperative tuguhamagaza niki. Hari umushinga. Subu nawe tumushingara. Ubuzanya wita umushinga. Yego. Ni ukuvuga ngo rero umushinga ukora uti. Umuntu arakubwira ngo agiye kukohereza miliyoni. Yo urangiza umwandikeho moto. Ndetse ibyangombwa byayo ubishire mu mazina ye. Akakubwira ko wewe wungukira herera. Urayigumana ukagikoresha kandi amafaranga yayo yaguhaye. We sasa kungukira. Ubwo ngo hari inkunga ashaka muri leta kandi ngo bisaba ngo abe hari umutungo runaka afite. Ubwizo moto ziyandikishaho kugira ngo bakunde bamuhe inkunga. Ariko tukaba twaramuvumbuye. Izo nkunga ntazo. Ahubwo icyo abashaka ni ukumara kumwandishaho moto direct agatajya gukoreka. Ko mwaguze moto inamwanditseho ahubwo bayimwiye. Wose perezida twese kutubona hano moto zacu zirafunze amadosiye yarafunze. Tubarira uturenganure rwose. Ayo mafaranga buri wese yarayariye. Yaratoye kabisa. Abari bafite moto za. Abari bafite moto zayamazemo so bari icyo babaza. Takibaza. Nayo atwaraga moto yo kumwaduka w'abazungu suru kugira ngo abagire icyo bagura. Nge nta kibazo. Ariko sabana uwo mushinga umumamya wuzanye yawise bucece.